ndagushuje wowe ukurikirana ibiganiro byacu kuri chaîne yacu yitwa Gushima TV. Abakunzi ba chaîne ya Gushima TV ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndasuhuza abanyarwanda badukurikira badahwema kutugaragariza ko turi kumwe, abantu baca mu gikari bakatwandikira bakatumotiva, bakatugaragariza ko ibyo dukora babishigikiye kandi babyishimiye, bifite aho bibakura mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abarundi badukurikira, abantu bari muri Kongo, abantu bari i Bugande, abantu bari muri Sudan, abantu bari muri South Africa, abantu bari Amerika, abantu bari i Burayi. Ndabasuhuje abantu bari mu Bubiligi, abantu bari muri France. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abantu baherereye mu bihugu birimo ubukonje, abantu baherereye i Kigali babyutse babona imvura imaze iminsi igwa itava ku muryango, mwese aho muri mbasabiye umugisha. Abantu bo mu majyaruguru, za Gisenyi, za Ruhengeri, vraiment mbasabiye umugisha w'Imana, mbasabiye umugisha uvuye mu kuboko kwisumba byose. Nafashijwe n'umuririmbyi uvuga ngo murinzi we menyesha igihe, ngo mbese iwacu ni imuhero. Aravuga ngo ati ijoro ryijimye cyane buracya hanyuma aravuga ngo murwanyi we cyo mbwira nawe, ngo asubiza yitonze ngo uru rugamba ruzashira guma mu ntambara. Nje kubwira umuntu turi kumwe, umuntu duteze amatwi, nje kumwibutsa ko urugamba ruzashira agume mu ntambara, kuko uturwanirira ni Kristo, uturwanirira ni umwana w'intama. Nihanganishije kandi abantu bari mu bihe bishaririye, abantu bari guca mu makuba y'uburyo butandukanye. Imana yo mu ijuru ibakomereze amaboko. Ndaza gusubiza ikibazo cyangwa se ibibazo bibiri by'abakunzi babiri ba channel ya Gushima TV batubajije banyuze mu gikari. Uwa mbere yabajije agira ati maze igihe kinini mu murimo w'Imana, ariko nahuye n'inzitizi nyinshi ndacogora mu mutima. Nubwo perezida wanjye wa korali atigeze abimenya, pastori ntabimenye, umushumba wanjye ntabimenye, aragira ati naracogoye mu mutima. Aragira ati kandi niyihe nama ushobora kumpa? Ndashaka kumusubiza, ndashaka kukwibutsa ko uwaguhamagaye ni Kristo n'uwo kwizerwa. Yagiye ambwira ibintu byamucogoje, ko yahuye n'intambara, yagize uburwayi ntibamusura, yahuye n'amakuba, bene se baramugerageje, uburibwe waciyemo ndabwumva. Ibigeragezo byose ni ibigeragezo, ariko iyo gisunitswe na mwene so kigira imbaraga kurushaho. Ibigeragezo by'amagambo byo kuvugwa ni ibigeragezo, n'abapagani baravugwa, ariko iyo uvugwa na mwene so mwasenganye, wa wundi mwabanye ku karago, wuzuye umwuka wera, muri kumwe watera haleluya akikiriza, ibyo bintu biravuna kuko abakuzi neza. Ndashaka kumusubiza rero, hanyuma nawe waza kwandika comment ukamusubiza kuko ndabizi iramugeraho. Ndashaka kukubwira ngo tekereza ko Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ari we byiringiro byo kwizerwa, kandi niwe gihome kirekire gikingira abantu bamwizera. Nasomye ijambo rirambwira ngo urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abantu be. Niba uzi neza ko utangajwe n'umwana w'umuntu, nta muntu waguhamagaye uko umwaka utashye. Unesha ni Kristo we ubihamya mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aravuga ngo nzamwicaza ku ntebe nk'uko nicaranye na data mu bwami bwe. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ndagira ngo rero mukunzi wa chaîne ya Gushima
Gushima TV wahuye n'intambara z'uburyo butari bumwe ziragucogoza, nubwo abantu batigeze babimenya, ntago bamenye ko wacogoye. Bakubona mu materaniro dimanche, bakubona mu materaniro mu mibyizi, ariko ntibazi ko wacogoye. Ndagira ngo wongere wiyungemo, wambare imbaraga, kuko unesha abikiwe ikamba ryiza ry'ubugingo. Ubushize navuze ku kwihangana, Yakobo yasobanuye ku kwihangana, aravuga mu gice cya mbere 12 ngo hahirwa uwihanganira ibintu bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ndashaka kukubwira mukunzi wa shene ya Gushima TV ko mu bintu Imana izatubaza si imyaka twamaze mu madini tudakijijwe, si imyaka twamaze muri korari tudakijijwe. Iby'Imana izatubaza, izatubaza uburyo twamaze imyaka mu madini, mbese tuyikorera ku manywa na nijoro kandi tudacogora. Ibyo ni by'Imana izaduhembera. Hanyuma Imana izaguhembera ko wabaye muri korari ukihanganira intambara waciyemwo muri korari. Imana izaguhembera ko wahuye n'intambara ukabindwanya nziza, ntucogore, ntuve ku cyemezo cyo kujya mu ijuru wafashe. Umuririmbyi wa 207 yavuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose, aleluya, naze akurikire umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye ahisemo yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Yavuze ngo ntabwo azarekeshwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Ndumva ngushubije, kandi uze kutwandikira utubwire ko umutima wawe wanyuzwe n'igisubizo tuguhaye ku kibazo watubajije. Uwa kabiri yagize ati, mfite amasezerano amaze imyaka myinshi kandi buri munsi mpora niteguye ko asohora ariko ntasohore. Yangaragarije ko amaze imyaka myinshi asenga kandi akaba afite amasezerano. Ayo masezerano akaba yarategereje ko asohora ariko ntabibone. Noneho akibaza ati ese ni Imana yavuze, ni abahanuzi bayibeshyeye, byagenze gute? Reka ngusubize muri Zaburi 105 ku murongo w'8, haravuga ngo yibuka ijambo ry'iminsi yose, kandi ijambo Imana yategetse iryibuka ibihe ibihumbi kugira ngo irisohoze. Hanyuma rero hari ibintu bitatu usabwa. Icyambere, urasabwa kurwanira gukiranuka, donc kurwana ku manywa na nijoro urwanira gukiranuka, kuko Pawulo yavuze ngo ndakubitana ibipfunsi, aravuga ngo ndarasana, aravuga ngo ndakubitana ibipfunsi ngo ariko si nkutazi yonjya. Aravuga ngo impamvu ari mu ntambara, arimo kurwana, arimo gukubitana ibipfunsi, arimo kurasana, ngo ni ukugira ngo asingire icyo Kristo yamufatiye. Ndashaka kukubwira yuko ukwiye kurwana kandi ugasingira Kristo icyo yagufatiye. Yobu yabivuze, aravuga ngo iyo umuntu avukiye mu isi ngo abafashe igihe mu ntambara. Ndagira ngo urwane intambara. Umuririmbyi wa 205 nawe yavuze ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Aravuga ngo fata ubugingo aguhaye ngo kugira ngo buguheshe ibyishimo. Yavuze ngo usiganirwaho Yesu ari, yicaye agutegereje, niwe nzira kandi ni nawe bihembo byo kurushanwa. Mwene data, ndakwifuriza kurushanwa kugira ngo Kristo akubere ibihembo byo kurushanwa. Hanyuma rero icyambere wacyumvishe ni ukurwana, ni ukuba mu ntambara, ukaba mu ntambara ntucogore, ukarwanira gukiranuka. Icya kabiri ni ukuguma mu mwanya w'amasengesho, kuko ibyavuye mu masengesho n'ubundi birindishwa amasengesho, ibyavuye ku mavi birindishwa amavi,
ibyavuye mu gihugu cyitwa gusenga birindirwa mu gihugu cyitwa gusenga. Ndagusaba ngo ube mu masengesho, nta wundi muti. Icya gatatu nuko wihangana ugategereza wihanganye, kuko kwihangana bitera kunesha, kandi kunesha bizana ibyiringiro, kandi bene ibyo byiringiro ntabwo bikoza isoni. Ndakwinginga muri Kristo Yesu kugira ngo wizere, kabone nubwo abahanuzi baba barabeshyeye Imana nk'uko ubutekereza, ariko Imana yo idaca urwa kibera. Ndakubwiza ukuri ko izasohoza icyo yavuganye nawe. Guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Kandi umuririmbyi yavuze ngo amasezerano yose wa 15 ngo uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Aravuga ngo isi nibizavaho ijuru rikavaho uwizera. Ndakongereraho ikindi ukwiye gukora ni ukwizera, azabona ayo masezerano yose. Ni Yeremiya wavuze ngo Imana izi ibyo yibwiriza tugirira ni byiza si bibi, ni ukugira ngo iturememo umutima w'ibyo izadukorera. Hanyuma ndagira ngo ukomeze kwizera kandi ukurikize izo nama nguhaye, ndabizi uzagera ku nsinzi. Uzagera ku nsinzi, Satani ntagushuke, Satani ntakongorere. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa, yitegereze kuko ibyayo birya abarambije, abarambiwe bagiye. Tugiye gusenga Imana, duha ikaze abantu batwumvisha ari ubwa mbere bakore subscribe kugira ngo bajye babasha kubona ibiganiro byacu uko tubinyujijeho kuri iyi chaîne, kandi baduhe like, baduhe na comment, basangize n'abandi, basangize abandi, bakore share. Ndashimira abantu njya mbona basangiza abandi ibiganiro byacu bica kuri iyi TV. Imana ibaha umugisha. Nukuri uko nsenze ndabasengera, Imana Nyiringabo, Imana Nyirimbaraga ibaha umugisha. Muntu ufata umwanya ukadukurikira ukadutega amatwi, ngusabiye umugisha. Hanyuma nawe wakoze subscribe, ndagira ngo wowe ukurikire iki kiganiro ukagitangira ukaza kugisozanya natwe, uduhe comment, utwunganire. Nukuri Imana iraguha umugisha. Reka rero nkurarikire kuza dusenge Imana, kuko umuririmbyi 62 yavuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacagera kure atambuka n'inyenyeri. Yavuze ngo umutima w'umuntu ujya ukomanga urugi rw'Imana ushaka kureba Imana. Hanyuma ndacyari Esther Ikirezi, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha. Turagushimiye Kristo, wagize neza kuko watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Warahagurutse mu isi ntihabone kukwicaza, warambuye amaboko yo kutugirira neza ntihabone kuyahina. Ni wowe wavuze ntihabone kukuvuguruza, ni wowe waciye inzira aho zitari. Ibihamya turabifite by'imirimo wakoze, dufite ibihamya by'ibigwi by'imirimo y'intoki zawe. Turagushimiye. Wagiriye neza ababyeyi banteza amatwi, ugirira neza abagabo banteza amatwi, ugirira neza abasore n'abakobwa. Buri muntu wese wamugiriye neza. N'ikimenyimenyi ntabwo arashyirwaho ishuka y'umweru, ntarinjizwa mu mva, ntabwo arashyirwa hacecekerwa. Turagushimiye ko wabanye natwe, waratuzigamye kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwa 11 wabanye natwe. Watubereye Imana, watubereye amagare, watubereye amafarashi. Dawidi yavuze ngo bamwe biringira amagare ngo abandi bakiringira amafarashi. Aravuga ngo ariko twebwe tuziringira Uwiteka Imana Nyiringabo. Turagushimiye ko kukwiringira bitadukojeje isoni. Mu ntambara twaciyemo ntibyadukojeje isoni. Kukwiringira ntibyaduhombeye. Kukwiringira ntago byatumye twikorera amaboko. Kugusenga byaradusindagije. Kugusenga byatwambitse imbaraga, turakomera ku munsi mubi. Turagushimiye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Sabiye umugisha abantu bose banteza amatwi aho baherereye ku isi. Bagirire neza, imbaraga zawe zibagote, ubutware n'ubushobozi byawe bibabeho. Wende ingabo ntoya n'inini, ushingura icumu mu ntagara ku buzima bwabo, ubashyigikire muri byose. Urakoze, turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi sabiye umugisha umuntu utangiye iki kiganiro akaza kugisoza.
niba arwaye umukize uburwayi, niba afite imanza umuburanire, niba arengana umurenganure, niba abuze uko agira ugira uko umugenza, niba ashonje umugaburire, niba buze ihumura urimuhe, niba yihebye umwongeremo imbaraga, umwongeremo ibyiringiro kugira ngo tuzabashe guhabwa na gakondo yo mu bwami. Urakoze, turagushimiye kuri kumwe natwe, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice byaho 9, hanyuma dusome ku murongo waho wa 39, twumve uko havuze. Haravuze ngo Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Imana iduhane umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo imirimo ukorera Imana ntizabura. Imirimo ukorera Imana ntizabura. Mu gitabo cy'Abefeso hari ijambo ryiza narisomye mu gitondo, mu bice byaho 4 ku murongo wa 32 haravuze ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Noneho mu bice bibiriho ku murongo w'10 haravuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amena. Uyu ni umugore mwese muzi, Bibiliya igaragaza, ntitubwira ko yari afite umugabo, ariko itubwira ko yari umuntu w'umunyamirimo myiza. Reka mbabwire ko imirimo iravuga, imirimo ivuga ku Mana, imirimo irakora. Imirimo y'Imana, imirimo twebwe dukorera Imana ni imirimo itanyagirwa. Yesu yigeze avuga amagambo akomeye, aravuga ngo mugire umwete wo kwibikira ubutunzi bwanyu, ngo aho inyenze zitagera ngo ziburye, aho abajura badacukura ngo babwibe, mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Aravuga ngo aho aba ariho dushishikarira gukora imirimo tuyibitsa. Uyu mugore yari umugore ukunda kubohera abapfakazi imyenda ndetse no kubohera imfubyi. Ntabwo Bibiliya itubwira ko yari afite abana, itubwira ko yari afite umugabo, ariko itugaragariza imirimo myiza. Rero Imana niyo izampembera, imirimo myiza niyo izaguhembera. Hari ibintu abantu bajya batekereza, ntabwo uzahemberwa n'imyaka umaze mu idini, kuko amadini mu ijuru ntibayazi. Imana izaguhembera imirimo myiza wakoreye inaha. Reka mbabwire, ntabwo Imana ibintu izibuka, ntabwo izibuka gariderobe ubitsemo imyenda y'agaciro kanini. Ibyo si byo Imana izaguhembera. Imana ntizaguhembera ibyo kurya byiza wariye, oya, ntabwo ibyo ari byo Imana izaguhembera. Imana ntizaguhembera ahantu wasohokeye ukahatikiriza amafaranga hari abantu bashonje baburaye. Ibyo si byo Imana izaguhembera. Mu makuba uzagira, mu bibazo uzagira, Imana ntizigera yibuka ko wicara mu ntebe nziza. Imana ntizibuka ko utuye mu nzu nziza, neva. Imana izibuka abantu wambitse imyambaro bakagira ishimwe ku Mana biguturutseho. Izibuka ko wabaye umufatanyabikorwa w'Imana, hanyuma abantu bakabona ishimwe, bakanezerwa, bakagira inseko kuko wabigizemo uruhare. Imana izibuka abantu bariye ku bwawe bakagira ishimwe ku Mana kuko wabagaburiye. Imana izibuka abantu wacumbikiye, abantu wishuriye inzu, abantu wafashije mu buzima bwa buri munsi. Bene iyo mirimo niyo Imana izibuka.
hariho umuntu uvuga uti jyewe nagiriye neza abantu barampemukira. Ntucogore kugira neza kugeza igihe Yesu Kristo azazira, kuko imirimo uri gukora ari naha. Mwarabibonye ko iyo umuntu apfuye bamushyira mu buruhukiro, bakamushyira muri morgue, hanyuma iyo igihe cyo kumushyingura kigeze turamushyingura nyine tukamujyana ku irimbi, hanyuma bakamushyira muri serike nziza. Abakwanga n'abagukunda bose bazana indabo. Uwo munsi abantu nibwo bavuga ibigwi byawe. Nababwira ngo nushaka ko abantu bakuvuga neza biragusaba gupfa, nushaka ko abantu bavuga ubutwari bwawe biragusaba gupfa, nushaka ko abantu bavuga ko uri umwana mwiza biragusaba gupfa. Mbega kubera ko abantu nibabashimira mwiriro bavuga ibigaragara, ariko ibigaragara nta grant bifite. Igifite grant, igifite agaciro n'Imana ibona. Iyo rero umaze gupfa, famiye, inshuti, abaturanye, abo mwiganye, abo mwakoranye ku kazi, baguha indabo z'agaciro ariko ntago ubimenya. Bagushyingura mu isanduku nziza ntago ubimenya. Bakora contribution yo kugushyingura mu irimbi ryiza ntabwo ubimenya. Ariko iyo wakoze imirimo myiza niyo ujyana nayo. Umva ukuntu umwanditsi w'ibyahishuwe yanditse, yaravuze ngo umwuka n'umugeni barahamagara. Uwumva nawe naze kugira ngo baruhuke imiruho n'imihate, kandi imirimo yabo myiza igende ibaherekeje. Ndashaka kukubwira ko ahantu utuye siho hazaguherekeza, ahubwo abo watuje nibo bazatuma iyi mirimo myiza wabakoreye iguherekeza. Kandi abantu bakoze imirimo myiza nibo bazumva impanda. Aleluya! Nibo bazumva impanda. Mu mirimo myiza harimo kuvuga ubutumwa, mu mirimo myiza harimo kugira urukundo, mu mirimo myiza harimo kwihangana, mu mirimo myiza harimo kubabarira, mu mirimo myiza harimo kugaburira abashonje tukabaremera inseko, harimo kwambika abambaye ubusa, harimo gushyigikira umurimo w'Imana, harimo gusenga, harimo kubana n'Imana ubudasiba, harimo kwigomwa ibyaha ukaba mu isi y'ibyaha ukibuza kubikora. Mu mirimo myiza harimo ibintu byinshi navuga, uyu mwanya simbisoze. Hanyuma rero kandi iri jambo rivuga ngo imirimo myiza ukora niyo izibukwa, imirimo myiza ukora niyo izakuvuganira ku munsi mubi, niyo izakuvuganira mu gitondo cy'umuzuko. Ndashaka kukubwira ngo ntucogore kuyikora, kabone nubwo abo uyikorera batabyibuka. Munyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ugirira undi neza, uwiturwa neza n'uwo yayigiriye ngo abagira Imana. Reka mbabwire, ntukagirire neza umuntu utegereje yuko azayikwitura. Hari umugabo witwa Koroneliyo, ngo yari umunyedini, ngo ariko w'umunyangeso nziza. Dufite abanyedini badafite ingeso nziza. Ngo yubahaga Imana ndetse n'abo mu rugo rwe, ngo agakora imirimo myiza. Umunsi umwe agira amasengesho. Ageze ku munsi wa kane marayika aramubonekera. Ni ijambo ry'ubutumwa riri muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10. Ngo amuhagarara imbere ku isaha ya 9, aramutumbira. Koroneliyo aramubaza ati, mbe ni iki mwami? Marayika aramubwira ngo Koroneliyo, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Koroneliyo nta kindi cyatumye gusenga kwe bizamuka kuba urwibutso imbere y'Imana, ni ubuntu n'imirimo myiza yakoze. Ariko wowe uyu munsi utegereje ko runaka kuganyira akakubwira ko afite ikibazo runaka, bene iyo mirimo ntaho yandikwa. Ariko wowe naba ukoreye imirimo myiza uyishyira kuri public, uhamagara kamera. Ugiye kugaburira abantu uhamagara kamera, ugiye kwambika abantu uhamagara kamera. Bene iyo mirimo ntaho yandikwa, kuko Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo nigukora, ukw'ibumoso ntikukabimenye. Ibyo ukwiye kubimenya. Nuramuka ukoresheje ukuboko kw'iburyo ukagirira neza umuntu, ntabwo ukw'ibumoso kukwiye kubimenya. Ni imirimo myiza ifite aho yandikwa, ni imirimo umuntu akoze akayigira ibanga, kandi ku Mana no kuri we bakaba aribo bayimenya n'uwo yayikoreye. Bene iyo mirimo iba urwibutso. Tabita rero ngo aza kugira ibibazo, ararwara nk'uko abandi bose barwara. Dufite abantu hano baduha ubuhamya
bahamya bagiye bazurwa n'imirimo. Ku iseta agiye kubyara Imana ikibuka imirimo. Abarozi bamuhagurukiye Imana ikibuka imirimo. Aksida Satani yayiteguye Imana ikibuka imirimo. Abantu bamuhagurukiye ngo bamushyire muri gereza Imana ikibuka imirimo. Ndagira ngo ukore imirimo myiza kuko iravuga imbere y'Imana. Noneho rero ngo ararwara nk'uko abandi bose bagira amakuba, bagira ibibazo, hanyuma ngo amaze kurwara ngo aranapfa. Batumaho umugabo witwa Simoni Yesu yise Petero. Baramubwira bati ngwino udufashe mu muhango wo guherekeza Dorokasi, bisobanura Tabita, yapfuye. Ngo ahageze ngo asanga abantu barimo bararira. Baravuga ngo twaryaga kubera Tabita, twambaraga kubera Tabita, amata meza twayanywaga kubera Tabita. Tabita niyo waduhaga ibyishimo by'umutima. Kubera iki Tabita apfuye? Petero ngo aca muri urwo rusaku yinjira mu nzu, ngo ajyaho intumbiri. Ngo ahageze apfukama kuri iyo ntumbi arasenga. Ntabwo Bibiliya itubwira umwanya yasenze, ntitubwira n'amagambo yavuze asenga, ariko ndashaka kubabwira ko icyazuye Tabita si isengesho rya Petero gusa, ni imirimo ye. Bibiliya yarambwiye ngo iyo gusenga kudafite imirimo kuba gupfuye. Amaboko akora imirimo myiza aruta iminwa isenga. Niba uzi kusenga ariko utakora imirimo myiza, gusenga kwawe kurapfuye. Ariko niba uzi ko gusenga kwawe kujyana n'imirimo myiza, kabane nubwo waba usenga make ugakora imirimo myiza myinshi, ibyo bintu bifite agaciro ku Mana. Hari undi mugabo witwa Obadiya nzamuvugaho, yahishe abahanuzi mu gihe cy'umwami Ahabu n'umugore we Yezebeli, ngo akajya bagaburira umunsi ku wundi, akabagaburira ndetse umushahara we ntiwagira icyo uko umara, asaba n'amadeni. Bukeye Obadiya arapfa. Amaze gupfa, Bibiliya iravuga ngo nuko umwishyuza aza kwishyuza umugore wa Obadiya. Aramwishyuza, aramubwira ati niba udafite ibyo unyishyura umugabo wawe yapfuye andi mideni, ndagira ngo umpe abana bawe bambere imbata. Umugore wa Obadiya asanga Elisa. Aleluya. Aramubwira ngo umugabo wanjye ari we mugaragu wawe. Yahishe abahanuzi Yezebeli abahiga ngo abice. Yabaguriye isukari, yabambitse imyambaro, yabaguriye amashuka araboronsa, yashatse iterambere ryabo, yarabagaburiye, yarabahishe nta wishwe n'inyota cyangwa inzara. Apfa ari mideni kandi sinarindizi. Aramubwira ngo none umwishyuza araje, ndagira ngo umfashe ungirire neza. Elisa aramubaza ngo ufite iki? Aramubwira ngo mfite utuvuta duke mu gaherezo. Elisa aramubwira ngo genda utire imivure, utire ibidomoro, utira amadobo, utire ibintu byinshi cyane mu baturanyi. Winjire mu nzu ukinge n'abana bawe, ugenda usukamo ayo mavuta. Ngo aragenda asuka muri bya bintu, arasuka byose birangiye, amavuta arorera kuza. Hanyuma ahamagara Elisa aramubwira ati genda ugurishe amafaranga uzakuramo agutungane n'abana bawe. Abantu bajya mu Isiraheli bavuga ko uyu mugore na bugingo n'ubu ni umuryango ukize kubera uwo murimo mwiza yakoze. Ndashaka kukubwira ko imirimo wakoreye Imana izibukwa. Ntabwo Imana izibuka ibyo wariye byiza, ibyo wambaye byiza, izibuka ahantu wahagaze ukaziba icyuho, ukaba umufatanyabikorwa w'Imana, ku buryo Imana mu ijuru ikwirata ikavuga ngo mu isi mfite umuntu umenya imfubyi, mfite umuntu umenya abapfakazi, mfite umuntu umenya abababaye, mfite umuntu ushyigikira umurimo wanjye, mfite umuntu ushyigikira abo nahamagaye, ndamufite n'umwambasaderi. Imana iguha umugisha. Nta munsi n'umwe Satani azakurwanya ngo agutsinde ufite urwibutso ku Mana. Nta munsi n'umwe umwanzi wawe azaguhagurukira ngo agutsinde ufite urwibutso ku Mana. Ndagira ngo dusenge Imana, tuyihamagare, tuyibwire dushoboze gukora imirimo myiza. Wari ucogoye, wumvaga abantu wagiriye neza bakaguhemukira bagucogoje, reka dusenge. Uracyari ya Mana ivuga bikaba, uri ya Mana ivuga itegeka bigakomera, uracyari ya Mana ishobora ibintu byose. Sengeye umuntu nteze amatwi, umuntu nkurikiye, kugira ngo umushoboze gukora imirimo myiza, kuko imirimo myiza nitumara gupfa niyo tuzamanukana mu mva, kandi impanda nimara kuvuga nizatuma tuzuka. Imana ishimwe. Sengeye umubyeyi, umupapa, umukobwa, umusore unteze amatwi, ngo umushoboze gukora imirimo myiza, umurwanirire kandi umuneshereze, umwambike imbaraga no gukomera.
urakoze, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wifuza kudushyigikira cyangwa kuduha igitekerezo cyangwa kuduha icyifuzo, watwandikira kuri 0782 900 552. kandi reka nanone nshimire umuntu wagize uruhare kugira ngo ibi biganiro, iri jambo ry'Imana ribagereho. Nshimire nawe watangiranye natwe ukabusozanyije natwe. Utarakora subscribe wayikora, utarakora like, utaraduha comment, utaraduha share wabikora kuko ni inkunga ikomeye. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao, murakoze cyane.